Praise the Lord. Mungu asifiwe. Yesu ashimwe. Ndamushye cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko meze neza, nizeye ko mukomeje gushima Imana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanwa meza, afite ijoro ryiza, afite igitondo mwabitse mute, mwaramutse mute. Imana ishimwe cyane, igira neza ikabasha kuduha akanya nk'aka kugira ngo twongere twibukiranye, twongere dukomezanye, twongere dusubizanemo intege, duhana ubuhamya se ya Imana ihabwe icyubahiro. Isabukuru nziza bavutse umunsi wa none, happy birthdays, happy wedding anniversaries, happy wedding day, congratulations. Mana yanjye, ibirori ku bafite ibirori, kwihangana mukomere cyane, abari ku musozi bagomba kwihanganaho, abari ku gisasiro barwaye, Mana yanjye, abari kuminagura ibinini, abamaze kwakira amaripoti babwira ko barwaye indwara zitazakira, abamaze kubwirwa ko barwaye indwara ngo zizakira ko zikomeye, ndetse namwe Mana yanjye, hari abari mu byago ubu ngubu bamaze kubura ababo, hari ingo zimaze gusenyuka, hari abamaze kubura urubyaro, hari ni byinshi umuntu afashe mikoro gutya akavuga abona byinshi. Turi mu isi harimo ibintu bitandukanye, aho umukristo navuga ngo ari kubaho ubuzima navuga ngo bwenda gusa nk'ubugoranye ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande none ari bwiza, niko navuga. Hari igihe umuntu yishima n'igihe ababara, yewe noneho bikaba ari akarusho ku bantu batarakira Kristo, kuko abenshi bo bibikubitaho batazi ibyo ari byo, abenshi bo bibageraho batazi ibyo ari byo, ariko umuntu ari umukristo agira kwihangana agakomera kandi hari n'igihe byanga rwose, kuko hari igihe umutwaro uburemereye, ariko nubwo tuba tuje aha ngo twongere dukomezanye, twumve ko bishoboka, duhana ubuhamya. Imana ishimwe cyane. Rero nkengurukiye Imana cyane, nshimiye Imana cyane umusomyi kuri ko yongeye guca inzira kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kugira ngo twongere dukomezanye se mfite topic ivuga ngo Imana ikwitayeho. Waba uri guca mu bikomeye, waba uri guca mu bigoranye, waba hari amasezerano wakira ukabona ntago biri gucamo, najya nkubwire ngo Imana ikwitayeho. Turasoma muri Petero wa mbere ibice ni 5 umurongo wa 7, muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Haleluya. Muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Haleluya. Imana ikwitayeho. First Peter chapter 5 verse 7, Bible says, cast all your anxiety on him because he cares for you. Imana ikwitayeho, Imana itwitayeho, tuyikoreza amaganya yacu yose. Hari igihe waba ubona maze iminsi ntekereza kuri iri jambo, kuko rimaze iminsi rindimo. Hari igihe waba ubona ibintu bigenda gahoro bigenda gahoro, ukavuga ati oya, ntago Imana yabinyitayeho, ntago Imana yabinkunda, bigenda gutya, ndabona nta kigenda, ndabona bitahovaho biri, ndabona dosiye, mbese ndabona ukuntu ibintu bimeze bigenda, nta kivaho kiri, biracyari bya bindi, biracyari bibisi, ntago birashya cyangwa ntago biratugota, kamivuge gutyo. Ndabwire ngo nubwo bigenda gake, Imana ikwitayeho. Ni ijambo ntari budetailinge cyane, ariko turafata urugero rwa Musa avuka, habayeho kwica abana b'impinja. Noneho tubona ko nyina yamushyize mu mazi, agamushyira mu kantu nabita nk'agaseke, agashyira mu mazi. Hariya kuri we ntabwo yarazi ko umwana azabaho, yabonaga birangiye, nta nubwo atekereza ko Imana igira neza, kuko yavugaga ati oya, aho kujya mbona umwana wanjye apfa se kamushyiraho, wenda simbizi, hari Imana imeze nk'iri gukora gakeya, tuvuge gutyo. Ariko nyuma yahaza kuba umucunguzi, aza kuba umutabazi. Hanyuma dufashe urundi rugero rwa Yosefu bene se bamwanga, hariya twabonaga ubuzima bubaye bugufi kuri we, bamwanga, bamugurisha. Mana yanjye, rero hagera muri gereza, ubuzima bumukomerana, hariya ntago twabonaga suite y'ubuzima bwe, ntago nawe ubwe yibonaga. Uramutse utarasoma ngo urangize ntago ubona suite, wenda sibyo ko ari inkuru popular abantu benshi bazi, ariko ntabwo umuntu
abasha kureba iriya story ngo avuge ngo se bizagenda bite, ngo bizaba gute, aravuga uti Imana ntabwo iri gukora pe, Imana ntikora, Imana ntinyitayeho, Imana ntinyitayeho, ibintu byinshi nawe urabyumva. Ariko iyo turebye story irangira tuvuga ngo yari kugira ngo azabe umucunguzi koko, siko? Ariko rero ibi byose tugiye tubihuza n'amasituwasiyo yacu, tugabihuza n'ibyo turimo, hari igihe tuba dushaka ko Imana ikora directement, kubera ukuntu tuba twumva tubabaye, kubera ukuntu tuba twumva amakesi yacu ameze, kubera ukuntu tuba twumva umutwaro uremereye. Ariko kuri gahunda y'Imana cyangwa isaha y'Imana uburyo ikora, ikabona ko nta rirarenga, nta gikuba kiracika. Rero iri jambo turisangire twese twumve ko uri muri situwasiyo pe, urumva waragerageje, waragoragoje, biranga, ariko umenye ngo hari Imana igukunda, hari Imana inkunda. Imana ishimwe cyane. Waragoragoje, waragerageje, urabona bidakunda, urabona bidacamo, urabona icyizere gishize, ongera wikunde. Hariho umuntu ugera muri situwasiyo akavuga ati situwasiyo irakomeye, nta nubwo nzongera koga, ntabwo nzongera kwisiga, ntabwo nzongera kwitera fresheri ku bazitera, ntabwo nzongera kugura imyenda mishya, nzongera mbese kwiyitaho kwa Mana we. Niba ufite uburyo ihiteho mu maso uke, ntibihagire n'ikiboneka ko ufite ikibazo, ntihagire ikigaragara ko uvuga ngo Imana yarakwibagiwe, umenye ngo biri ku murongo, biri kugenda neza. Mana yanjye, hari igihe ibintu biza ukabona mbese ukabona ubuze uruvugiro, ukabona ubuze ubwicariro, ukabona ubuze icyo ukora, ukabona ubuze ikivuga, ukabona uri gusekwa cyane, ukavuga ati oya Mana nta nubwo nabona ikintu mbwira Imana pe, ntacyo nasaba Imana mbese ugasaka tugashaka gufata Imana ko ukwibwiye ngo gucaha Imana icaha. Oya, ntabwo Imana icaho, hari igihe Imana iceceka kandi mushaka ko Imana harimo igisubizo. Mana wagendanye n'Imana urugendo rurerure, nanjye nagendanye n'Imana urugendo rurerure, ariko uhamya naguha aka kanya umunota wa none, nabwire ngo Imana hari igihe twihorera hanyuma ukazavuga ngo yo ngo ariko ubu narizwaga n'iki, ariko ubu nahangayikiraga iki, ko Imana ari hira bitegura, ko Imana ari hira bigenza neza. Mana nshuti yanjye, komera kuri izi ngero ngo hayi rwa Musa ndetse n'rwa Yozefu, ubirebe wongere usome izi nkuru zabo. Ni inkuru zishimishije cyane, kuko tubona bari abantu bameze nk'aho batawe. Hari igihe umuntu ageramo kugira ngo yaratawe, oya ntago yatawe. Imana iragukunda kandi Imana ikwitayeho. Wowe reba inzira uhagazemo, ese inzira ndimo ni Imana inshakamo? Kuko hari igihe umuntu atana pe, hari igihe umuntu atana akaba mu nzira, ariko gutana ni kimwe, kumenya ko watanye ni ikindi. Rero nagira ngo ngo isano niba waratanye, ongera usabe Imana imbabazi. Niba utaratanye kandi komeza usenge. Gusenga ntago bihagarara, gusenga ntibihagarara, gusenga birakomera yego. Gusenga maze kubona ko gusenga bikomeye, ariko ni igisubizo. Hari igihe ubona apanga avuga ngo Mana ngo ngiye kujya mu masengesho nsenge, narabwiye ngo umwanya wo gusenga Satani akabimenya. Niba azi ko uri umukozi akareba uburyo ayo aho ufite konji uboneka, ugomba kugira gute, ugomba kuboneka ku kazi. Niyo umwanya wawe wo kugira gute, kugira ibyo ukora bindi, we wavuze ati wenda ndabigenza gutya, mbipange gutya, mboneke mu masengesho, bipande bishuke umwanya uburi. Rero ni ugusenga cyane. Niyo uvuze no mu masengesho ukisengera, kuko cyo dufata umwanya tugasengera abandi cyangwa gusengera ibyifuzo. Wisengera uti Mana muri nge hari ibintu ntago bikunda, reka bikunde pe. Usenge usizane n'umwuka w'Imana, mwuka wera umusaba ati mwuka wera mfasha ndabona biri kwanga, mfasha ndabona biri kugenda nabi, mfasha ndabona ibyo mpanga bidakunda. Kuko hari igihe umuntu atikebuka pe, ugashaka gukebuka abandi cyane, ugashaka kureba abandi cyane, ugashaka sinzi wowe ubwawe nawe ubwawe bikakwangira gusa n'umuntu mbese urwaye. Ubuse navuga gute, reka nakoresha ijambo wenda rikorije, wenda rikaba ryagiye rikomeza, cyangwa wenda atari ryo neza, ariko reka twikebuke neza, twongere twikunde. Wikunde, umenye ko yego biri kugenda gake, birababaza yego, ariko ongera wiha agaciro, wire muri miriwari, wumve ko uri umuntu kandi Imana ikunda. Mana we, ntiwumve ku isi, wenda nturebe
situation urimo n'abantu uvuga ati ni Imana, oya, Imana iradukunda. Iyo turebye muri Yohana 16 biriya ni definition y'urukundo rukomeye cyane. Biriya niyo nta kindi Imana yakongeraho birahagije. Kuduha umwana wa Yesu Kristo akaza akadupfira byonyine. Kuvuga uti njyewe aho ndi ubu niyo nataha, njyewe aho ndi ngo nava mu isi, navamo ntavuga ngo nta kibazo, kuko Kristo yamfiriye. Katwicunguze neza turebe ko tugomba guhagarara none maraso ya Kristo mu byo tuvuga, mu byo dukora, aho tugenda. Ntabwo numva nawe pasura cyane, ariko mu buzima bwacu bwa buri munsi urugendo ugenda nk'umuntu ukunzwe n'Imana, uvuga iti Imana irankunze pe byagenda nabi, byagenda kudashaka, habamo ibintu bikubabaza, kuko Satani ahora dutera, ariko uvuga uti Imana irankunda pe. Haleluya. Inshuti zanjye rero turaganiriye, video ibaye ngufiya, ariko nuko nzi ko hari uwo tuganiriye, nzi ko hari usubijemo intege, hari usubijemo imbaraga. Ni ukuri menya ngo Imana iri mu murimo, Imana iri gukora pe, Imana iri gukora kanitse cyane. Kuko niyo turebesha amaso gutya tukareba twango Imana, God is not working. Imana iriho irakora, Imana iriho irakora, tubyemere gutyo. Ariko turavuga ngo nukubyemera ko kubeshya n'ukuri. Imana iri ku kazi, Imana iri ku murimo. Haleluya. Komera pe, komera ugende mu nzira, waba ugenda muri taxi, waba ugenda mu modoka yawe, waba ugenda n'amaguru, waba uri mu kazi, waba uri mu murimo uhinga, waba uri kumwe n'abana mu rugo, waba uri kumwe n'ababyeyi, waba uri kumwe n'abavandimwe, waba uri kumwe n'abo gukorana ku kazi, waba uri mu rugendo, waba uri hehe, waba uri mu rukiko, waba uri hehe na hehe, Imana iri mu kazi kandi Imana ikwitayeho. Baravuga ngo God cares for you, God cares for you, cyangwa se God cares about you. Byose ibyanye nawe biriho byose, waba umeze nkaho umwuka uhumeka ari ubugenga se, ibyo ukora, ibyo wambara, ibyo ugira gutema nawe, Imana ikwitayeho, Imana yitayeho. Reka tubigeze aha ngaha inshuti zanjye rero, umunsi naha nuko bigenze, kandi nzi ko ari utuganiriye. Rero Imana ibaha umugisha, mukomeze mugire umunsi mwiza, mukomeze mugire umugoroba mwiza, mukomeze mugire ukwezi kwiza, mukomeze mugire ijoro ryiza, mukomeze mugire amanwa meza. Ugende nk'umuntu Imana izi, ugende nk'umuntu Imana ikunda, ntiwumve ko hari igituba cyacitse, wumve ko hari ikibazo. Imana iri mu kazi, Imana iri mu kazi. Imana ndagukunda, Imana irankunda. Imana wowe gusa reba aho uhagaze, uhagarare neza, nyamagara neza, ubundi turi kumwe. Naho ubutaha Imana ntiducira inzira nk'uko yaziciye. Imana ikomeze ishimwe ikibarinze, nanjye kandinda. Ntabwo biba byoroshye, ariko turashima Imana muri byose. Saba rero nakagaruka, Imana niduha uburyo. Mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, murakoze, bye.